ngira ngo rero kambaye ikaze muri mwese mukomeje kwigira Contact TV mu bice bitandukanye mu gihe muri mu by'igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba n'abari mu mujyi wa Kigali aka ni agace ubasha gukurikira umuncamake uko byagenze muri Tour du Rwanda ngira ngo rero kuri iyi nshuro ni etape yaturukaga mu karere ka Nyamata yerekeza mu karere ka Musanze birometero ka Nyamata yerekeza mu karere ka Rwamagana birometero 93 ngira ngo ni etape nziza cyane ni etape abasore b'u Rwanda bakeneye kuba bagumana umwambaro w'umuhondo kuri Areruya Joseph umwambaro w'umuhondo kwiza kuri umugobo ni etape rero yari irimo byinshi etape yegukanywe n'umusore Bonaventure Uwizeyimana umusore usanzwe ukinira Team Rwanda angira ngo ni etape yari ikomeye mu ncamake yayo yenda mbere yuko tureba byinshi ni etape yatangiye mbere na mbere umusore bita Nicodemus Haba akora attack na attack yaje kuba ikurikirwa n'abasore barimo ba Ruberwa Jean musore ukina muri Team Rwanda abo basore bose bakomeje kugenda abataka mu buryo butandukanye hanyuma mu kwinjira ahanga mu karere ka Rwamagana mu kilometero cyane cyase muri metero 500 nibwo Bonaventure Uwizeyimana yaje kuba mu gikundi cyambere cyabanje kuyoborwa n'abasore barindwi agera ku murongo ari uwa mbere muri sprint ibyo yaramaze igihe ahigira ni etape navuga ni yari iryoheye ijisho ni etape yarimo byinshi ngira ngo ahubwo mwafashe tugakurikira icyo abakinnyi batangaza yaba ari Areruya Joseph ukomeje kwambara umwenda w'umuhondo yaba ari n'umusore kugeza kuri ubu ngubu na wundi Bonaventure Uwizeyimana watwaye Tour uko byari bimeze muri rusange nyuma yo gukurikira ibyo turagaruka tugana ku musozo muri rusange kuva Nyamata kugera ni Rwamagana wari umuhanda urimo ubukonje imvura ibyondo haje kuba breakaway ikipe yanjye bituma ikora cyane gusa byagenze neza kuko ndashima Imana ko yatumye tugera aha nta breakaway yagiye ngo agenewe umuntu ashaka yakora ibihe kugira ngo abe yanyakamaye ejo Bonaventure batsinze muri sprint nawe tumenyere ko uri sprinter riga byose nayo etape nayo wanayifuzaga bona abacitse ate burya gihe ku murongo ari we imbere yabo uyu munsi ntabwo niba focusinga ko ndi bwatsinde stage kuko nza kuba aribyo nararanye mu mutwe ndakeka ntabwo narikura muri gatatu ba mbere ariko ntabwo aribyo nararanye mu mutwe kuko njyewe navuze ati nshobora kujya gusipurinta ugasanga ngo muri sprint ndavunitse kuko akenshi na kenshi sprint hajya kugwamo ukavunika ugasanga ugiye guharanira stage kandi ufite yellow jersey ugasanga uhomba ibintu byinshi ubwo njye nabyiyoreye ndareka barasipurinta gusa nshobora yuko nta muntu nkuramo ibihe byanjye ejo rero tubwire ni umuhanda urimo n'amapave yo kwa Mutwe urahazi umunsi w'ejo banza hari n'uyu munsi mwarenexinga mwaruga kugira ngo ku munsi w'ejo mutegure etape yakomeye uyu munsi ikipe yakoze kandi yakoze kuko abonye ko hagiye breakaway yanyu yigaruye n'ejo izakora kandi twizeye ko tuzagera i Nyamirambo nta muntu adukuyemo ibihe mu by'ukuri ni ibintu bishimishije kuri yewe cyane kubera ko nyuma y'aho natwaye stage muri Gabo nta yindi stage natwaraga muri international race ariko kwishima byatari uburyo bimpaye motivation ko natsinda n'izindi nyinshi iyi attack irute wikoreye mu by'ukuri hashize iminsi 5 bitekereza kubikora ariko bikanga ariko Christine nakanye mvuga ko ndabikora wenda bakansanga muri metero 2 ntabwo wanyuma nawe kure muri metero 700 maze muri metero 500 nsanga hari kanya ndagiye na Bosco ejo twashakira Bosco Patrick yashobora hari abakinnyi benshi bashobora kubera ko hari steep udusore tuzazamuka hari abazamutse benshi bashobora ko nanjye meze neza nahazamuka kandi natsinze angira ngo rero nuko nguko byari bimeze ahangaha mu karere ka Rwamagana anisiganwa Tour du Rwanda yari etape yaturukaga mu karere ka Nyamata igera hano mu karere ka Rwamagana ngira ngo mwabashe gukurikira byinshi muri iyi ntera mwakurikiye byagiye biranga umuhanda mwakurikiye uko umusore Bonaventure Uwizeyimana abaye wa mbere twashije no kumva icyo avuga ngira ngo yari etape yari iryoheye ijisho ku munsi w'ejo rero abasiganwa barahaguruka mu karere ka Kayonza berekeza mu mujyi wa Kigali aharimo igice cyo kuba abasore bazaba abazamuka amapave hariya kwa Mutwe mu mujyi wa Kigali tugeza ku munsi w'ejo ninde wa mbere izaba ari etape ikomeye ese Areruya Joseph aragumana umwambaro wiwe ni agace kagiye kagora abasore b'abanyamahanga
benshi batangiye kugenda bakamenyera kugira ngo nisiganwa rikomeje kugenda riryoha cyane. Ubwo ibindi byose naho ku munsi w'ejo tuzagenda tubigarukaho muri etape yo ku munsi w'ejo. Iyi ngiyi ni Contact TV, naho njyewe ndi Mugenzi Faustin. Shimira cyane Cedric kuri kamera agiye udufatira amashusho meza cyane, bameze mu rugirwe na gahunda zitandukanye za Contact TV. Bane barinde.